Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye, muri aka kanya reka turebere hamwe ibihingwa ugomba kuba ufite mu busitani bwawe bifite akamaro gakomeye cyane. Igihingwa cya mbere ni agaperi. Agaperi kari muri bimwe bifasha mu kurwanya inkorora n'ibicurane, gafasha mu myanya y'ubuhumekero, ikindi kandi gafasha mu igogora. Ni byiza kugateka mu cyayi cyangwa se ukagakoresha nk'ibirungo mu mafunguro yawe ya buri munsi. Igihingwa cya kabiri ni igisheke. Igisheke gikungahaye kuri vitamine zitandukanye, aho gikungahaye kuri antioxidant nziza zifasha mu kurwanya indwara. Ikindi kandi igisheke gihereza umubiri imbaraga, gifasha no kongera amazi mu mubiri. Igihingwa cya gatatu ni isombe. Isombe iri muri bimwe mu bifasha mu kongerera umubiri amaraso, aho ikungahaye kuri iron na magnesium. Ibi bikaba bifasha mu kurengera ubwonko, mu gutuma imitsi imera neza. Mu isombe harimo fibre nziza, itanga na vitamine C, iyo itetswe nabi ishobora kukwica. Igihingwa cya gatatu ni intoryi, izo twita intagarasoryo. Intoryi zifasha umubiri cyangwa se zifasha mu kubaka umubiri, ikindi kandi zifasha amagufa kubera ko zikungahaye kuri calcium. Zifasha kandi amaraso kubera vitamine A. Ikindi kandi ni nziza cyane ku bagore batwite n'abana. Igihingwa cya kane ni ibitunguru. Ibitunguru musanzwe muzi ko bifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, bifasha mu kurinda umutima, bifasha mu kurwanya mikorobe zimwe na zimwe, na cyane ko bikungahaye kuri vitamine C na vitamine A. Ikindi bitunguru bikungahaye kuri antioxidant twita quercetin, iyi akaba ari nziza cyane ku buzima bw'umuntu. Dukomeze ku gihingwa cya gatanu ari cyo gombo. Gombo ngiyo muri kuyireba. Igihingwa cya gatanu ni gombo. Gombo ifasha kuringaniza isukari mu maraso, ifasha kugabanya cholesterol mbi. Ikindi kandi gombo ikungahaye kuri fibre, vitamine C, folate na magnesium, bifasha cyane cyane ku bagore batwite. Gombo ifasha mu gutuma umusatsi n'uruhu bisa neza. Ikindi kandi buri muntu wese ufite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, witabire gukoresha gombo, iragufasha. Igihingwa gikurikiyeho ni seleri. Seleri ngizo muri kuzibona. Seleri ni ibyo kurya byiza bifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, bifasha mu kugabanya isukari mu mubiri, ikindi kandi ifasha mu igogorwa. Seleri ifasha impyiko gukora neza kubera ko ikungahaye kuri vitamine K, potassium na fibre. Igihingwa gikurikiyeho ni teyi cyangwa se romare. Teyi cyangwa romare. Iyi teyi yo noneho ifasha mu kwibuka, hahandi ukunda kwibagirwa ukoreshe teyi mu cyayi, biragufasha kwibuka. Ifasha mu kugabanya stress n'umunaniro, ifasha mu igogorwa, ikindi kandi ifasha mu kugabanya uburibwe bwo mu ngingo. Irafasha mu gukomeza umusatsi no gukura neza. Ikiribwa gikurikiyeho ni isogi. Isogi benshi mudakunze kumenya, nayo ngiyo ugomba kuyigira mu busitani bwawe. Isogi itanga imbaraga, ikindi kandi ifasha igogorwa. Ngiyo muri kuyireba, ifasha igogora. Ifasha kugabanya isukari mu maraso, ikungahaye kuri carbohydrate nziza, iron na magnesium. Dukomeze ku kiribwa cya nyuma cyangwa se igihingwa cya nyuma aricyo cy'iki ngiki uri kukibona. Wowe udukurikiye twandikire muri komenti utubwiye niba iki gihingwa gifite akamaro cyangwa nta kamaro gifite muri ubu busitani, na cyane ko wakurikiye ibiribwa byose biri muri ubu busitani ukabona ubwiza bifite, ukabona amazina yabyo, ukabona akamaro kabyo. Ese wowe ni ibihe ufite mu busitani bwawe? Ese wowe ubikoresha gute? Twandikire muri komenti utubwiye nimba nawe ibi bihingwa ubifite mu busitani bwawe.